Kazungu yari yiturije mu rukiko. Yari yiturije yewe rwose naramusuhuje. Ni umugabo mwiza cyane. Namusuhuje namugana ibi bibaho n'urwo abagabo n'ukwihangana ati nta kundi nyine. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uruganda nka Ingufu Gin urwego ruriho ntago urwego rwo gukoresha umuntu udafite qualification yarataraba umunyamahanga ataravuga kuri ikigoryi oya niwe kigoryi usenge ko ndi mu gihugu wanure bakazungu Ingufu Gin Kazungu nubwo afunze ariko azataha n'umugabo ariko ntabwo yari kubimunzi Kazungu yarafite byinshi byatuma kubimunzi gutese niyo umukobwa wa Kazungu ntago ari we nta naho bihuriye we ko yagiye se ko jewe mbarageze mu kizuru Kazungu yagiye umva je mbarageze mu kizuru nyakubwire neza nukuvuga ngo uriya Keri ibyo asanzwe akora ifite iduka mu mujyi hariya ku isoko rya Nyarugenge niho acururiza n'umugabo we nta nahuriye na business za se na nyina namwe tubona handitse yuko mama Keri yaba yarahunze ntabwo yahunze atese ashingira ahunga ikise yahunze ikise wahunze bitewe n'umugore wa Kazungu yahunze ubutabera ko hari abakozi ba leta bafunzwe bari abakozi ba leta baba bafunzwe harimo ntago ari bose bavuga ko bakoze amakosa wenda urukiko ruzabigena ariko byanga bikura ntihaburamo utarabaye inyangamugayo yego bahaye aka envelope akajunja makareba hasi ese ko Ingufu Gin yashinzwe kera muri za 2018 abanyarwanda batahumaga aho izi nzoga z'inzaduka zitangiye kuza abanyarwanda bagatangira guhuma ibyo byo ntago ushobora kubinginga urengera Kazungu ni itegeko ribemerera ibyo bintu ntawababujije kwinjira muri izo nganda yo kugera no mu gikoni naho bogereza n'ibyombo n'amacupa ngo barebe bakorera raporo bavuga ati ibi turabyishimiye cyane tubyishimiye kuba rero ibyo izo nzego ibyo bigo bya leta bitarakoze ibyo bintu icyo gihe byitirirwa leta yose uko ni ibigo bya leta na Rwanda Revenue yarazisoreshaga ziranzo gateraho siri nayo ikarya amafaranga y'inganda y'imisoro ikayakira ubwo urumva ko leta izo nzoga yarazimye kandi na minisitiri w'ubutegetsi w'igihugu yatashye uruganda yaravuze ngo Kazungu agiye kuba igisubizo wicara muri cabinet yatashye uruganda rwa Ngufu Rufungura yitwaga Gatabazi Jean Marie Vianney yarahari hariya ni leta yagiye bivuze ngo ni leta yari ihari yayiruzi n'izindi zose leta hajemo uburangare ku ruhande rwa leta abakora iperereza bagomba kurikora bigengesereye yaba ari n'abacamanza nabo bagomba kuba very smart ku mpande zombi kuko iki ni ikibazo cyatugwiriye nk'abanyarwanda kuko urumva leta yacu yajemo FDA nimba ari n'abakozi bakoze ayo makosa ntabwo turi bubyitirira abakozi ubwo ni twese abanyarwanda nyine inzoga zo muri Kenya bazimennye abanyakenya baducishije mu ijisho izi Bugande bazimennye abanyayuganda baducishije mu ijisho Tanzania bazimennye abagande baducishije mu ijisho kandi bo baragira bati twebwe ibintu byacu byuzuranye turabizi urabyumva neza bivuze ngo barashaka kutuvuga ngo twebwe ibintu byacu bifite urwego rurenze urwanya nkuko nabonye abantu bakwirakwiza bariya batewe n'abandi ngo amacupa ngo bayogesha guduti ntago ariko kuri ndaguha video hano wagiyeyo mu ruganda wowe nge nakigiye mu ruganda ndaguha video hano noneho nawe wabuze boss nagiyeyo mu tubakunze mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi tubahaye ikaze ku Ikaze TV Rwanda The Chapters TV Impanuro TV Umubumbe TV tubahaye ikaze muri iki kiganiro turi mu nkengero z'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho twaje gukurikira urubanza cyangwa se kumva urubanza ubushinjacyaha bw'u Rwanda buregamo ibigo bigeze kuri bibiri bitandukanye kimwe ni icya leta cya Rwanda FDA ikindi bindi bigo ni iby'abikorera ku giti cyabo babandi bavuga ko bari bafite inganda z'inzoga z'inkorano harimo Kazungu wa Ingufu Gin ndetse n'izindi nganda zitandukanye twumvise ariko kandi muri aka kanya duhagaranye n'impuguke mu by'amategeko kugira ngo tuganire nawe atubwire tumugezeho bimwe mu byo twumvise mu rukiko ese koko niko byakabaye bigenda cyangwa se ko byakabaye bigenda turakwakiriye bwana Habumugisha Innocent impuguke mu by'amategeko yego ndagushimiye cyane bwana Pasteur Jean Claude kandi nkaba ngushimiye kongera kumpa ikaze hano ku Ikaze TV hamaze kuba mu rugo kuri The Chapters murabizi n'izindi zose turi kumwe hano turasuje cyane abakunzi bazo nkuko wari bivuze no turano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho twari tuje gukurikirana iburana ryo kwifunga n'ifungurwa rya bamwe mu bari bafite inganda zaje gufungwa zikekwaho kuba zarakoraga ibitemewe cyangwa se bidakurikije amategeko ntabwo icyo cyaha cyabahamye bakikwagaho n'ubu baracyakekwa barashinjwa ariko mu mategeko tugira icyo twita presumption of innocence umuntu aguma ari umwere kugeza igihe ahamirijwe icyaha n'urukiko umucamanza yemeje agatera akanyundo akavuga ati icyaha kiraguhamye akagukatira
kuri iyi tariki rero ya 20 turi kumwe na Habumugisha Innocent muguke mu by'amategeko uwo Theo akunze Theo ukwezi TV akuze kumwita ngo ni kaboko ariko kandi buriya bacumugani mu Kinyarwanda ngo utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi kandi ngo utarakubitirwa muri kiliziya agira ngo ni inzu nk'izindi nta wigira nta uvuka yiremye ahubwo umuntu agira ku isi agahura n'ibibazo bitandukanye cyangwa se ibisubizo bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bwana Innocent twe tuguhaye ikaze abandi bo bavuga ibyabo barenga yabo bakicara y'abandi. Yego urakoze cyane kongera kuma ikaze bwana Niyonzima Jean Claude yego Pasteri buriya tugiye gusesengura ibintu bikomeye cyane ntukagize uzanamo abantu bahisemo gutoroka ubutabera bagahunga ngo dusubize inyuma uwo uvuga Theo ariko rero yarahunze ashobora kuba afite umuntu afite umuntu kwa Kazungu kuko ubu tunavugana twagiye kugira ku rukiko yasohoye ikiganiro ko Kazungu yagejejwe imbere y'urukiko. Oya ibyo kugezwa imbere y'urukiko abantu bareba bizi nanjye nari mbizi rwose nanjye nari mbizi nabimenyeje ku manywa nta banga ryari ririmo yego ariko Theo yijunditse ni hana bayo Samuel cyane yego na boss wayimpaye kubera impamvu ebyiri buriya amakuru nayo naririnze kuvuga no kuvuga ngo Theo yaprochinze Kazungu yego amusaba ko yamuhera umugore akazi mu ruganda umugore wa Theo ajya akora mu ruganda rwa ese mama buriya nicyo bapfuye no rero Theo azaza kuri kamera bihakane ibyo mfite ibimenyetso byabyo nuvuga ngo umugore wa Mari yakiza Toje ni ukwezi TV Theo yamusabiye akazi muri ngufu jini kwa Kazungu barakamwima Kazungu arakamwima impamvu yakamwiye ni ukubera iki se Nairo Valence papi ko yakabonyemo kubera iki bimye umugore wa Theo akazi urabona buriya uruganda rufite ibintu byinshi Nairo Valence ashobora kuza nk'umunyamakuru wamamaza nkuko wajyayo buri kwezi ngo yahembwaga buriya nkuko nari nagiye nk'umunyamategeko yego ariko wenda ashobora kuba yaragiye kwaka akazi muri faculty atizemo wenda ari accounting kandi bafite abakontabure icyo gihe ntiyakabona hari impamvu ishobora kuba atarakamwe ariko ntago bakamwimye kubera ko hari urundi rwango bari bafitanye yego nkeka ko ari imyanya itari hari cyangwa qualification ariko nta kazi yabonye ako kagingimira rero Theo yaragatanye n'abantu bajya babimenya yego ni nayo mpamvu ubona buri munsi abayikorera mu boss binyuzaho ibyo bivuyeho amenya iriya nkuru ya Noheli yego nayo abashatse kuyiriraho Noheli uriya wapfuye Habimana yego asubirayo yaka nimero nkako yavuga ko yatsinda Hero Valence papi bwa kabiri yego asubirayo amwereka inkuru yego ariko amugira inama yuko iyo nkuru atagomba kwirekura kugira ngo isitamwota namushakire miliyoni 10 z'amanyarwanda Kazungu aramubwira ati nta muntu nishe ibyo ntibinandeba ntayo nguhaye uzagenda ukora ibyo ushaka yego niwo mutima muri Theo umubonana niko gusara murinda bimuviramo Theo yasabye miliyoni 10 Kazungu arazibura asaba akazi k'umugore arakabura none ureba ahantu yagiye ahitamo kujya yirirwa amusebya kumusebya uko biri kose niyo uyu munsi warone ahantu yanabaye Samuel bamukatira imyaka 5 ntabwo ni kuko urugero ntabwo azagera ku rugero rwa Theo kuko rwa Theo biterwa ntabwo azajya ku rugero rwa Theo nibaho ntibizanabaho bose ahora ari bose kuko byagenda kose ibyo yasigarana bimwe numvise by'amacyamunara bavuga n'ibyo byose igihe hari nuko imitungo yasigarana n'abana afite n'urwego ariho ushobora kugera ku rwego rwa Theo so rero ntukajye uzana Theo urabona Theo yamaze gusara Theo yarasaze cyambere cyo yarahunze buriya ntibazakubeshye umuntu wahunze ubuhunzi burababaza cyane njye nabaye impunzi ndabizi n'abanyarwanda benshi muri igihugu babaye impunzi barabizi icyo ubuhunzi buvuga none waratahutse ubyuka urwana no kujya gushaka ibyangombwa buriya ari gushaka amashuri y'abana kugira ngo abamenyereze ikwirirwa akebaguzwa kubera n'abantu yagiye ashaka kwibina n'abo yibye urabizi ko yanafunzwe abizira yego aziye yambaye n'iroza azira n'ubundi gukoresha ibikangisho yego urumva neza rero ntuzabona umuntu ari hariya arafata biriya bintu byemeze nk'igituba cy'injangwe ishaje akabigarika hariya atera abantu sese no kubatera impuhwe ntuzabone rero uriya muntu nakubwiye ubushize yigeze kunyicaraho we n'umugore bita Mutamba Theo ukwezi TV uwo Mutamba ari umudamu sinzi mara umugore nimba ari umufiyemeri simbizi namubwiye ngo ubu si burya yego narakubwiye ngo ubu noneho ndamufite neza cyane buriya mbere yo kuba umunyamakuru nubwo buriya igihugu cyacu cyaranagowe umunyamakuru w'umwuga ni umuntu ufite trainings z'ibunyamakuru yaranabyiza afite degree yabyo Theo ntabwo ari umunyamakuru ntabwo yabyiza n'izo journalism yize muri kaminuza ariko ntabwo yize journalism yize bikiza
ushobora kuba yarize ibintu simbi bari histoire nimba ari indimi simbizi niba utazi icyo yize ushobora no kuba yarize itangazamakuru hanyuma rero icyo nakubwiraga ni yego avuye ku ishuri yayifunguye akabari hariya mu Gasyata ndabizi ndanahazi nawe kari munsi y'umuhanda ndahazi yose inyama umugore akora muri comptoir yego kubera umugore wako wiga wabyirwaga bimutera utwinyuma mu matoilette ahitamo kubivamo ajya kuri YouTube kuri YouTube naho hageze naho atangira kuza ya mico mibi gatoya buretse gatoya cyo mu ijambo no ajya kuri YouTube naho agenda aho nyine afata turuswa bikangisho yafunguye akabari afite na YouTube kuko nigeze kujyayo twakoranye ikiganiro nawe turahacana turahanyurana mu Gasyata icyo gihe ako kabari kari gahari ndabyibuka neza yarataraba umunyamahanga atarakuvuga kuri ikigoryi oya niwe kigoryi usenge ko ni mu gihugu wakabari hanze muri kabari rero buriya nureba Kazungu uvujini Kazungu nubwo afunze ariko azataha n'umugabo ariko ntabwo yari kubimunzi Kazungu yari afite byinshi byatuma kubimunzi gutesa ahubwo buriya turi mu nabigereho muri rukiko hari n'igihe ashobora kuzapoteka imitungo ye nk'ingwate bakamureka akajya kurikira muri hanze nabyo birashoboka cyane nabyo metero ashobora kuzasaba ntekereza mbona bizaterwa n'ibyo arega n'ibyaha aregwa n'uburemere bwabyo icyo gihe ashobora gusaba ko yakurikira muri hanze akambugwa pasiporo y'ubwenegihugu bwa Canada ibyo ntabwo babimwambura ntabwo leta ifite ububasha bwo kwambura umuntu ubwenegihugu bw'ikindi gihugu oya nyine icyo gihe bamwambura uburenganzira icyakora we bamutegeka kujya yitaba wenda buri wa gatanu kuri parike cyangwa buri wa gatatu bitewe n'umushinjacyaha uko abishaka cyangwa umucamanza akajya kwitaba ku bushinjacyaha ibyo turi bubigereho so icyo ndi kukubwira rero ibyo Theo byose yakwigira ubu ngubu ari guhimba ibyaha ageze kuri ngo Kelly Powder iriya ngo Kelly bayise ngo ni Flavor Kelly Flavor yego Kelly Flavor ahita bihuza n'umwana n'ubundi Kelly Flavor yari iri hano n'ubundi Kicukiro niyo umukobwa wa Kazungu ntago ari we ntago ari yo naho bihuriye we ko yagiye se ko jewe mbarageze mu Kazungu yagiye umva je mbarageze mu Kizuru nyakubwire neza nukuvuga ngo uriya Kelly ibyo asanzwe akora ifite iduka mu mujyi hariya ku isoko rya Nyarugenge niho acururiza n'umugabo we nta nahuriye na business za se na nyina urabyumva neza kandi kuba Mama Dangote yafata indege akajya hanze y'u Rwanda ariko nuwo Kelly yafata indege akajya hanze y'u Rwanda aba bakire bahora bavuyaje bo ntabwo bagenda bahunze nka Theo abakire baravuyaje bo bafata indege bagahaguruka bakajya mu gihugu bashaka bakarya amafaranga yabo bakagaruka yego nta hantu namwe tubona handitse yuko Mama Kelly yaba yarahunze ntabwo yahunze atese ashingira ahunga ikise yahunze ikise wahunze ni Theo n'umugore wa Kazungu yahunze ubutabera nta wigeze wumva ari bitanga itangazo ngo wanted person jya ku rubuga rwa RIB kugira ngo ujye wemera neza kugira ngo ujye ubwira abantu ibintu banumva none se RIB yatangaje ko Theo yahunze uretse gatoya nyine Theo yarabyivugiye we Theo yarabyivugiye hari ibyo Theo yavuze ko yahunze Theo yavuze ko yahunze Theo yivugiye ko yahunze rwose nabonye ahengeka bya binwa bye aravuga ngo narahunze wemera ko Mama Dangote yari umuyobozi mu ruganda rwa Inguvu Gin ntabwo yanirwa kuba umuyobozi kandi nawe rero yahaba yaratawe muri yombi kugira ngo agire ibyo abaza ubu se ko NBG bayifunze ko nta bantu batawe muri yombi Robert nawe ari hanze dore ikintu ushaka kwereka rero yego hano ikintu ushaka kwereka iyo abantu bashakishwa muri RIB ujya kuri Google wandikamo Rwanda Investigation Bureau iraza izana abantu bose izana wenda tuvugana ukajya muri publication okay yego kaze ndaya amafoto yabo tuvuye nk'urugero rw'abari gushakishwa ubu ngubu reka tube tuvuga ibindi ntacyo urabigira hanyuma rero ni Kazungu wagejejwe mu rukiko n'abakozi biwe babiri nawe wa gatatu yego ni Kazungu urukiko rusubitse urubanza rusubitswe Kazungu atavuze usibye kuba gusa yemeye umwirondoro we karuwe umujyi wa Kigali akarere ka Gasabo murenge wa Kimironko Kibagabaga ngira ngo nibyo Kazungu yavuze ibindi rero yari afite abunganizi mu by'amategeko yewe ndetse n'abakozi biwe hakaba n'abandi bo muri Rwanda FDA nabo bwabo bakurikiranwagaho harimo Dr Eric Nyirimigabo niba ari Nyirimigabo ibintu hakabamo nundi mushoramari nawe wabeshye Rwanda watangaga amakuru atariyo avuga ko akorera mu murenge wa Nibo Kicukiro ariko nyamara kaza gusangwa mu murenge wa Kagarama hanyuma rero waje gufatanwa stock
y'imifuka y'amasukari ndetse n'inzoga, ariko kandi akavuga yuko we adakora inzoga ko yarafite stock, ariko yabajijwe aho yazikuye nawe ntagaragaza ngo zavuye ahangaya, ariko kandi akaba yaremeye icyaha akagisabira imbabazi ngo kuva muri ribu kugira mu bushinjacyaha hose yemeraga icyaha. Urukiko rurabaza ruti kuki mwamuzanye kandi yaremeye ibyaha, se ubu mwamuzanye ngo yemere iki? Yego, ubundi hari icyo bita ndaje nabigezeho. Uru ni urutonde yego rw'abashakishwa n'amafoto y'abariho. Yego, uhita ubibona iyo ubishaka kujyaho. Bosco y'Impayana wariho, barabishyizeho. Bosco y'Impayana ntabwo ndebye bose. So icyo nangiye kubwira rero, ubundi inkiko zigira ububasha butandukanye. Buriya tugira, reka mvuge mu Kinyarwanda, nabyize mu Cyongereza, nabyo biba bigoye kwiga mu Cyongereza kiza mu Kinyarwanda. Ko niyo mpamvu ushobora kuba umutaranzileta kubera ko warize kwiga bisobanura gusobanura. Amoko abiri y'inkiko aricyo twita ordinary courts na specialized courts mu Kinyarwanda. Muri specialized court za nkiko zidasanzwe harimo urukiko rw'ubucuruzi n'urukiko rwisumbuye rw'ubucuruzi n'urukiko rwa gisirikare n'urukiko rwisumbuye rwa gisirikare. Izo ni specialized courts. None ordinary courts hakabamo primary court, hakabamo intermediate court. Primary ni urukiko rw'ibanze, hakabamo urwisumbuye, hakabamo high court, hakabamo urw'ubujurire, constitutional court of appeal ariko bita urw'ubujurire, hakaza Supreme Court rw'ikirenga. Yego, izo nkiko zose rero zifite ububasha butandukanye. Yego, rero n'ibyaha bajya kuziregera bareba uburemere bw'icyaha. Icyaha cyose cy'ubugome, icyo twita felony, kiri hejuru y'imyaka 5 cyegerwa mu rukiko rwisumbuye, ubwo ni intermediate court automatique. Yego, hanyuma rero ububasha urukiko rw'ibanze rufite ni kuburanisha ibyaha biri hasi y'imyaka 5, ariko rukaba rwanaburanisha n'izi za detention, rukaba rwanaburanisha n'izindi zagenwe n'itegeko, harimo nk'ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi byakozwe n'abayobozi bo ku rwego rwo hasi, nk'abakonseye ba responsable, abo ngabo n'abaturage. Rero impamvu babona babazanya aha nuko baje kuburana detention, ntago bagiye mu funga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ngarutse kuri icyo kintu kugira ngo nkumvishe impamvu umucamanza babajije ubushinjacyaha ngo mumuzanye kugira mute kwemeye icyaha, ko yemera ibyaha kandi ubundi wemeye icyaha bamujyana mu mizi direct. Yego, kubera gusaba imbabazi ni kimwe no gukora icyaha n'ikindi. Iyo bakujyanye mu mizi direct imbere y'umucamanza warasabye imbabazi, umucamanza noneho yifashishije izo mbabazi agakorera icyo bita inyoroshyacyaha. Yego, kuko habaho icyo bita mitigating circumstance na aggravating circumstance. Aggravating circumstance ni inkomezacyaha, impamvu nkomezacyaha. Mitigating circumstances ni impamvu nyoroshyacyaha. Yego, imwe mu mpamvu nyoroshyacyaha rero ni ukutagora inzego z'ubutabera, yaba mu gihe ribi gufashe muri parike. So uriya ukuvuga rero ngo umuntu umucamanza ibyo ashingiraho abona ko umuntu atagoye inkiko. Ndimubwiye ni muri ribu ushobora kutagorana, bakavuga ati umuntu ntagoranye. Muri parike utandukanye n'umuntu bashobora guhamagara inshuro 3 ukanga kujyayo, baza gutwara ukisha no muri parafu cyangwa simbuka igipangu. Urabyumva neza. Nkuwo ngo rero wagiye yemera icyaha undi ahita direct kwigomeka ku butabera direct, nta bajya kumunyuza amara. Niyo mpamvu wumva umucamanza yabaje icyo kibazo. Ubwo rero ntago nsobanukiye impamvu ubushinjacyaha bwamuzanye hariya, ariko abaho nicyo bita human errors. Ise umushinjacyaha yaba yibeshya akamuzanamo par accident. Yego, cyangwa se umupakira. Urabona bari abantu baturutse muri za mabusu za polisi. So wabahamagaye bajya mu modoka yibeshye, simbizi. Twari bubyumve neza buri ubanze iyo rukomeza tuzabyumva tuzabyumva kwa kangahe, kuko iyo ugiye kureba imyirondoro ya Kazungu atuye muri Gasabo, Kimironko, Kibagabaga, hanyuma akagira uruganda rwa Inguvu Jini mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda hariya ku Ruyenzi ka Muhanda. Aha tukibaza ngo mbese kubera iki aburanishwa n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro atagiye muri Gacurabwenge ya Kamonyi cyangwa se mu kimwe urw'ibanze rwa Gasabo. Yizare hanyuma nguramba megabyte. Yego, mbo ubundi nkuko nabikubwiye mu bubasha bw'inkiko, yego, hari ibintu bibiri bagenderaho. Icyo twita court jurisdiction, ubwo ni nk'ifasi y'urukiko. Noneho hakabaho n'ikiburanwa. Yego, muri court jurisdiction rero muri criminal matter nk'iyi y'abakazungu ni criminal offenses, ibyaha nshinjabyaha. Babanza kureba aho icyaha cyakorewe niho ubundi uwo muntu akurikirana. Ariko binavuga ko hari uruganda rw'umukobwa rurimo hano kandi ngo rwa Kazungu. Hanyuma
bakanareba iyo byo byanze aho icyaha cyakorewe batabasha kuhabona neza cyangwa kuhamenya bareba aho umuntu atuye aderese ze atuye muri Gasabo. Ibyo bitabayeho rero hari izindi mpamvu nyinshi bakurikiza kuri uru rubanza. Urubanza urukiko rwa Gacurabwenge rwa Kamonyi si urukiko rw'ibanze niro rw'ibanze urwisumbuye ni Muhanga rero ntago habona ngiye kukubeshya nkubwiye ngo nzi neza icyo bagendeyeho kuko sinakurikira urubanza rwose hariya ariko ubundi muri realite ni ukuvuga ngo nimba ibyaha byarakorwaga Kamuhanda bagakwiye kuba bikuranira Gacurabwenge bafungiye Muhanga. Bafatiwe i Kigali hari n'igihe naho wafatiwe naho babikurikirana ushobora kuba wafatiwe muri Nyarugenge simbizi cyangwa nanone Rwanda FDI kubera ko bose babahuriza hamwe ntabwo nzi ikigo cya Rwanda FDI kiri he cyubatse Rwanda FDI hano dora hanga ni muri Kicukiro Rwanda Bureau Standard ni byose ba mu kigo kimwe byose ni mu kigo ni mu nyubako zimwe ubwo nuko rero bimeze ubwo igisubizo turanakibonye kuko barareganwa bombi nabyo birashoboka nibo babahaye ibyangombwa nibo bagomba kuba bisobanura aho bakuye ibyangombwa ubwo igisubizo turakibonye ubwo rero bari baje kubura muri detention rero kuko bataburanye ntago turi bubyanalize cyane ariko nta mpamvu yo kubyina mbere y'umuziki nta mpamvu yo kumva ko kuba abantu bambaye amapingu inka yacitse amabere oya twabonye mu gihugu hano abantu benshi banakomeye n'ibyamamare bikurikiranwa bigataha twabonye Prince Kid uribuka urubanza rw'ukuntu rwari rukomeye n'abantu bari barurimo n'urusaku rwajemo naho nibuka neza n'umukuru w'igihugu yabivuze byo bari mu nama ngira ngo ya RPF y'umuryango urumva ko uremere bwabyo cyane uribuka urubanza rwa Ndimbati kuri wa mukobwa bitaga Fredeus nawe yaje gutaha icyo ntanzi izo ngero no kujya nkoreka ko umuntu yafatwa gafungwa ariko inkiko cyangwa se inzego ziba zitandukanye muko zo operatinga umuntu ashobora gutaha ntibigutungura ejo kuwa kane ejo muri tubonye urukiko ruvuze uti ntiyanawe se muri dusanzwe agomba gutaha cyangwa se bamujyane Madrid imageragere mu minsi 30 y'agateganyo ko runine baje kuburana ibyo byose babigishoboka ubu tuba turi gusesengura ariko dushyiramo no kuvuga ngo ni icyo bita opinion ni opinion za Innocent zo ngizo ni ibitekerezo bya Innocent ntabwo ari ihame ntabwo ari ihame. Hanyuma rero tugende twinjire nyirizina izi nzoga zakoze ku bantu benshi bamwe barapfuye abandi bahumye amaso abandi barwaye impyiko ubundi ubona kuba bigeze iki gihe bamwe bakavuga bati leta yari yaratinze ubundi ibi bintu wowe urabivuga iki? Ibi byo iyo bigeze aha birasaba ko ubushishozi n'abantu leta ngira ngo na leta we nari inzego za leta zimwe na zimwe n'abayobozi bakuru bo hejuru hari isomo nabo bakuyemo kuko hari abakozi ba leta bafunzwe bari abakozi ba leta baba bafunzwe harimo ntago ari bose bavuga ko bakoze amakosa wenda urukiko ruzabigena ariko byanga bikura ntihaburamo utarabaye inyangamugayo yego bahaye aka envelope akajunja makareba hasi akirengagiza ukuri akabakoze kuri bose kandi ukura kuza akabakoze kuri bose ntiwamenya ariko nanone ikigomba kwitonderwa hano abantu benshi muri gugaruka ku ngufu jini kazungu impamvu mugaruka ku ngufu jini nuko ari rwo ruganda runini ruhatse izindi niwe boss abandi n'abana harimo inganda nyinshi ngomba kuvuga ngo mugomba kwitonda icyitonderwa hari inganda zasanzwemo ngo bakora mu nguru zifite ingese hari inganda zasanzwemo ngo amacupa ngo atariho ibirango cyangwa se trademarks trademark bigaragaza nyine izo ubwoko bw'izo nzoga n'ibindi hari inganda basanze ngo gupima kuvanga bavangisha ijisho hari inganda basanze mu isukari kandi ngo itemewe gushyirwamo nko mu nzagwa narembonye bamena so mu nganda bafunze zose zirenga 100 zimagana 240 inganda 240 tuzashingira kuki tumenya ngo uruganda rwatumye umunyarwanda rwari umupyiko arwara umwijima ahuma nuruhi ninde ufite uburenganzira bwo kutuvuga ngo ibyabiteye n'izavuye muri ngufu ibyabiteye n'izavuye mu ruganda runuru ese ko ngufu jini yashinzwe kera muri za 2018 abanyarwanda batahumaga aho izi nzoga z'inzaduka zitangiye kuza abanyarwanda bagatangira guhuma ibyo byo ntabwo ushobora kuba ingingo irengera akazungu nayo yaba ingingo mbere yuko izi nganda z'inzaduka zize nta munyarwanda wahumaga
ari uko izi ntono zije. Yego. Ariko nanone iki kibazo ntago ari ikibazo kireba abanyenganda gusa. Ku kigero cya 60%, yego, iki kibazo kirareba impande ebyiri, leta y'u Rwanda ndetse kikanareba yego na ba nyir'inganda. Leta y'u Rwanda ifite ikigo gishinzwe gutanga ibyangombwa no gukora ubugenzuzi. Hari n'itegeko ribemerera ibyo bintu, ntawababujije kwinjira muri izo nganda yo kugera no mu gikoni naho bogereza n'ibyombo n'amacupa ngo barebe bakore raporo bavuga ati ibi turabyishimiye cyane tubyishimiye. Yego. Kuba rero izo nzego ibyo bigo bya leta bitarakoze ibyo bintu, yego, icyo gihe byitirirwa leta yose uko ni ibigo bya leta. Hanyuma harabavuga ngo leta yagize uburangare. Ibyo ngibyo ni FDA, ni Rwanda Standard Bureau, Rwanda Bureau of Standard, Rwanda Bureau of Standard. Wenda harimo n'izindi nzego no muri sante, abagenzuzi n'ahandi hatandukanye, na Rwanda Revenue yarazisoreshaga ziranzwe gateraho siri nayo ikarya amafaranga y'inganda y'imisoro ikayakira. Ubwo urumva ko leta izo nzoga yarazimbaga, kandi iyo misoro twarayikoresheje mu mihanda, iyo twubatse imihanda, twubatse na za stade, nimwe tubyina ibikorwa remezo bitandukanye. Ariko nanone mu abaturage yaravuze ati ntabwo kuba mwamamaza izo nzoga, oya kwamamaza ni kimwe, gisindi kwamamaza, gisindi kwamamaza, ngende kukubwira ibyabayeho nyine, gisindi kurwanya ko abantu bapfuye, ngende kukubwira ngo ayo mafaranga yaraje, leta irayakira binyuze muri Rwanda Revenue, kuko nta cupa na rimwe leta rifite siri. Urabyumva? Nta cupa rimwe itagiraga ikirango cya Esma. Ikindi na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yatashye uruganda yaravuze ngo Kazungu Minisitiri w'Igihugu wicara muri cabinet yatashye uruganda rwa Ngufungura yitwaga Gatabazi Jean Marie Vianney, yarahari. Hariya ni leta yagiye. Bivuze ngo ni leta yari ihari, yayiruzi n'izindi zose, leta haje mu burangare ku ruhande rwa leta. Yego. Icyo kintu tugikwepe. Hanyuma no kubacuruzi banga kuba inyangamugayo. Yego. Banze kuba inyangamugayo bafatira na leta, kuko leta yo irashaka iterambere, ifite inyota yo kugira ngo igire inganda, igihugu kigira inganda, kitwa gifite inganda zikomeye. Natwe tutanyeye twohereza hanze n'iki muri kwa gushaka guteza imbere inganda. Leta yirukanka cyane mu muvuduko, ba nyiri inganda bafatira no muvuduko, leta bayica muri humye, bahita bakora ibyo bita ibitemewe. Hari ibyo bemerewe gukora, banga kuba inyangamugayo, banga kuba inyangamugayo, ari nacyo kibaviriyemo ibi byaha. Ariko umuturage wanyweye Esmac, nako wanyweye inzoga ivuye muri iriya cupa, tutishingikije ngo netanoro bashyizemo cyangwa n'isukari bashyizemo, yabaga iriho siri ya Rwanda Revenue iriho n'ikirango cya Esmac. Iyo mbonye ibyo bintu bibiri nge nk'umuntu ujijutse, mbanze ko icyo kintu gifite ubuziranenge cyemewe n'amategeko. Niyo mpamvu mu kanwa kanyu umpimye no mu mwijima wanjye ntushobora gusangamo kanyanga, kubera ko kanyanga nta Esmac mbonaho, nta kimbonaho. Si uko nyishatse nayibura, aho icururizwa ndahazi, ndanabazi ngo ndabazi, ariko si uko nyobewe ko nta Esmac igira, ntiyasoze. Bivuze ngo nta nuza alukoro yayo kwingana yakwica umuntu. Urabyumva neza? Rero iki kibazo ni ikibazo kiri diligent, kigomba kwitabwaho mu buryo kandi buri soft. Yaba ari abakora iperereza bagomba kurikora bigengesereye, yaba ari n'abacamanza nabo bagomba kuba very smart ku mpande zombi, kuko iki ni ikibazo cyatugwiriye nk'abanyarwanda. Kuko urumva leta yacu yajemo FDA, nimba ari n'abakozi bakoze ayo makosa, ntabwo turi bubyitirira abakozi. Ubwo ni twese abanyarwanda nyine. Inzoga zo muri Kenya bazimennye, abanyakenya baducishije mu ijisho, izi Bugande bazimennye, abanyayuganda baducishije mu ijisho, Tanzania bazimennye, abagande baducishije mu ijisho, kandi bo baragira bati twebwe ibintu byacu byuzuranye turabizi. Urabyumva neza? Bivuze ngo barashaka kutuvuga ngo twebwe ibintu byacu bifite urwego rurenze urwanyu, biri hejuru y'ibyanyu, kandi twebwe ibintu byacu nta muturage wacu byica hano. Urabyumva neza? Kandi izo nzoga zanyuraga ku mupaka, umupaka haba ari abapolisi bazibona zinjira, haba ari za maneko za NISS, haba hari immigration, haba nubwo immigration na NISS ni bamwe, haba hari FDA ireba n'ibyo byuzuye ubuziranenge n'ibindi byose ku mupaka. Zirinjira. Ikindi cya kabiri, iyi etanol bakoresheje inyura ku mupaka, ntabwo yinjira amagendo, igasora. Ubundi inzego z'umutekano ziba zigomba kugira icyo bita amakenga buri segonda, amakenga nta kwizera. Ubundi je nibaza ikibazo nanakibazo wenda bazakidusubiza aha ngaha.
bakimara kubona amakamyo y'amaritiro n'amaritiro atabarika ya etanol yinjira mu gihugu buri munsi atari leta yahamagaje kuki batagize amakenga ngo ari ku etanol ijya gukora iki ko tubona yinjira ku bwinshi aho naho hajemo uburangare yabaga iri kuri ntuze bafite amasoko ntabwo wakwinjira ku mupaka batazo bigera bavuga ati iyi etanol yinjiye niyo kwa Innocent iyi niyo kwa Korode iyi niyo kwande bagomba kugira amakenga ariko FDA nimba yinjije umukozi wa FDA uri ku mupaka ku Rusumo yego akoze raporo hagaragaza ibyinjiye mu gihugu ibyari byuzuje ubuziranenge bigaragaza nuko byinjiye naho byagiye akayihereza kwa sebuja ibitujuje ubuziranenge nabyo akabigaragaza nabyo bakabibika bakazajya kubyonona bakabimena cyangwa bakabijugunya kugira ngo bitica abantu ese mu gihe yakoze raporo agaragaza ngo igihugu cyinjije litiro ibihumbi bya etanol ikagira mu biro kwa deje kwa FDA we kugenda atagira amakenga avuga ngo ariko mu nkurikiranire iyi etanol ikoreshwa iki ikora iti tukamara imyaka 5 izo nganda zikora nicyo nakubwiraga rero iki ni ikibazo kiri diligent abantu bagomba kugendamo batuje cyane badasamiye mu kirere nta n'umuntu utunzwe urutoki kuko yaba ari ingufu jini ntiyigeze ko ritagira ibyangombwa yego yaba ari NBG niyo zindi zose ubona ko zifite ibyangombwa harimo izo bavuga ko zidafite ibyangombwa kuko ari nyinshi biranagoye kuzitondeka jewe narindi kumwe n'umudamu hano ku rukiko wa director wa production kwa Kazungu muri Nguvu Jini yego namaje ntese umugabo wawe ubundi yize ibiki kugira ngo ajye kuba director kwa Kazungu arambwira ngo yize production yambwiye ati yize ibintu bijyanye na production hanyuma ikindi arambwira ati mu by'ukuri ati keretse cyaba ari ikindi kintu runaka tutazwi atariko service umugabo wanjye yarakuriye niyo yigiye urumva uruganda nka twatinze cyane ku Ngufu Jini mpamvu twayitinzeho nta yindi babazeho nuko aribo bazwi narwo rukomeye Kazungu yari yiturije mu rukiko yiturije yewe rwose naramusuhuje ni umugabo mwiza cyane namusuhuje namugana ibibaho n'urwo abagabo nuko ihangana ati nta kundi nyine ariko nagira ngo nkubwire ngo uruganda nka Ingufu Jini urwego ruriho ntago ari urwego rwo gukoresha umuntu udafite qualification ntibishoboka umunyamategeko wabo ari ku rwego ufite experience wamubonye ari hariya yitwa Maître Sam turaziranye giye mu buzima busanzwe yitwa Maître Sam Patrick niba ari Patrick kuko genda niganye mu ishuri na murumuna we umuherezi wa Sam Patrick ibintu nk'ibyo so uroge mahubwira ibyonze mwara mu ruganda kuba niba ari we Patrick ara mu ruga yitwa Samuel ni nawe aburaniye Sarungu yitwa Samuel ni nawe aburaniye Sarungu ndamuzi yitwa Samuel ndabonye asuza arambwe ngo petit frère bite so rero icyo nakubwiraga ni umuhanga cyane abimazemo igihe kinini afite experience wa kera umusiniya cyane ku rwego rwo hejuru urumva rero uriya ruganda urumva kugira ngo atekereze kujya guhaka kandi buriya Samu reba kugira ngo abone Sarungu atahe uzi Sarungu yari yaragize Sarungu ari yangiza agataha kandi yene Samu ntago ari umuntu uje kuburana kuko umuyobozi yafunzwe ni umunyamategeko w'uruganda uhoraho ahembwa buri kwezi ahembwa na Nguvu n'uruganda rwa Nguvu nkuko n'abandi bose bahembwa kuri payroll nkuko bavuga abandahiro n'abandi so cyo ngiye kubwira ntago Ingufu Jini iri ku rwego rwo gukoresha umuntu utari qualified ku mwanya urwo rwego bararurenze ni nkuko nabonye abantu bakwirakwiza bari abateho n'abandi ngo amacupa ngo bayogesha guduti ntago ariko kuri ndaguha video hano wagiye mu ruganda wowe nge nakigiye mu ruganda ndaguha video hano noneho nawe wabuze boss nagiye oya ntago ari boss wanjye mu ruganda se bari bagiye gukora iki ngiye ndikubwira ngo ndaguha video zo kwishyira mu kiganiro y'imashini yoza amacupa muri rwa ruganda ntago ari imashini inaciriritse ni imashini nini cyane n'abanyarwanda bagiye bamenya reality y'ibintu ntago rwari uruganda rwo kogesha amacupa duti imashini ndayifite ndayiguha abushyire muri video abantu baze kuyibona hari iyo nzi Minisitiri Gatabazi yagiyeyo gufungura urwo ruganda umunyamakuru w'igihe yagiranye ikiganiro na Kazungu Yanabayo Samuel imashini yazengurukaga mu ruganda nabirebaga iri muri muze muri zira mashini zose zirahari hanyuma rero tukaba dusoza twegereye umusozo